Shalom shalom, Imana y'amahoro iguha umugisha. Wowe ugarutse kubana natwe ni Prophet yo mugusuhuza. Ndasabira umugisha wowe ugiye kwandika ucyumva rino jambo ukandika uti amena. Imana iguhereza umugisha, ukikora bikubeho gutyo. Wowe ugiye gukora flow ugaflowinga Prophet Imana iguha umugisha, nawe uri busharinge buno butumwa bukagera kure. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Nzanywe no guhanurira ubuzima bwawe. Ndagira ngo mvugane nawe iri jambo Zaburi 123. Dawidi arandika aravuga ngo nkuko amaso y'umugaragu ayahanga ukuboko kwa shebuja, nkuko amaso y'umuja ayahanga ukuboko kwa nyirabuja, niko natwe amaso yacu tuyahanze Uwiteka kugeza igihe azatubabarira. Uwiteka utubabarire kuko duhaze cyane igisuzuguriro cy'abaruhukira mu mahoro. Ndagira ngo mvugane nawe. Hari igisuzuguriro umaze igihe ufite kiri ku buzima bwawe. Icyo gisuzuguriro cyakubayeho akarande, cyakubayeho ikigeragezo cy'ibara rimwe, abantu bose bakikuziho. Wagize uburwayi mu rugo rwawe, uburwayi buratinda, ndetse kugeza uyu munsi ubona ntawo kugutabara, ubona ntawo kuguhumuriza, ubona ntawo kugucira inzira, ubona nta muntu wagufasha. Waravuje kwa muganga biranga, bigeraho bakubwira ngo gera mu rugo utegereze kuzapfa. Oya, ntabwo ari uko bimeze. Nyagira ngo nkubwire, kwa muganga bananiwe, hari imbaraga z'Imana zikora ibikomeye. Wikwigirira nabi ngo ujye mu bapfumu, wikwigirira nabi. Yesu arashoboye, arakiza. Reka nkubwire, yaba kanseri, yaba sida, yaba diyabete, yaba indwara iyo ari yo yose, naho urwaye amaguru yamaranye igihe kinini, naho urwaye ibibyimba byo mu nda ubimaranye igihe kinini, naho umaze igihe kinini umutwe ukubabaza, ariko ndagira ngo nkubwire, hari Yesu ukiza, hari Yesu ubohora, hari Yesu utabara, hari Yesu utanga umugisha. Amaso yawe yahange ku Uwiteka, nkuko amaso y'umuja ayahanga ukuboko kwa nyirabuja, nkuko amaso y'umugaragu ayahanga ukuboko kwa shebuja. Bariko nawe utumbira Uwiteka kugeza igihe azagutabarira. Umva mvugane nawe papa, haracyari ibyiringiro. Washakishije akazi urakabura, uragerageza kudepoza bikanga, aho udepoje naho bakaguhaye, ugahera ku mwanya umwe, abandi bakazamuka bagahabwa promosiyo, wowe ugahera hasi. Ariko umva nkubwire, ni impamvu y'igihe gusa. Icyo Imana yavuganye nawe kizasohora byanze bikunze. Ni impamvu y'igihe. Icyo Uwiteka yakubwiye kizaba ku buzima bwawe. Humura, haracyari ibyiringiro. Wagambiriye gutangira kampani, uragerageza ibintu byose urabibona, ariko igihe cyo gutangira haboneka amaboko akunaniza, agusubiza hasi. Haboneka amaboko akunaniza, aragutsikamira. Ariko humura, haracyari ibyiringiro. Ndagira ngo mvugane nawe nonaho unkurikiye, ubuze amahoro yo mu mutima. Umva nkubwire, Yesu niwe utanga amahoro. Yesu niwe mahoro, niwe byiringiro. Ndagira ngo nkubwire, nta kintu kibaho ushobora kubonamo amahoro. Nta kintu kibaho ushobora kubonamo amahoro yuzuye asendereye nko kubaha Uwiteka. Ubaha Uwiteka ubona amahoro. Amahoro ntabonerwa mu nzoga, amahoro ntabonerwa mu businzi, amahoro ntabonerwa mu itabi, amahoro ntabonerwa mu busambanyi. Oya, amahoro yuzuye aboneka muri Kristo Yesu. Mwakire nonaha niba utaramwakira, aguha amahoro yuzuye. Mwakire nonaha niba utaramwakira. Haleluya, aguhereza amahoro. Haleluya. Yesu atanga amahoro, kandi amahoro Yesu atanga ntiyongeraho umubabaro. Amahoro Yesu atanga atemba nk'uruzi, abisi ntibayazi. Icyampa nanjye nkasanga uhawe ayo mahoro. Haleluya. Imana y'amahoro ikugirire neza. Navuganaga nawe, niba wari unkurikiye none ahangaha, wahaciye kugirirwa neza n'Imana. Hanga amaso Uwiteka kugeza igihe azagutabarira, kandi araje. Ntabwo atinze, araje. Jya muri komenti wandike muti ndakwiringiye Yesu. Genda wandike muti ndakwiringiye. Genda wandike muti ndakwiringiye. Haleluya. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Wowe warunkurikiye, akira umunezero, akira ibyishimo, akira ubutabazi, kandi akira kugirirwa neza n'Imana. Shalom shalom.